Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Isange TV show, uyu ni wa mwanya wacu aho tugiye kubana tubagezaho ikiganiro cyiza gikubiyemo ibintu byinshi twabateguriye. Ngiye mugiye kubana ni Diane Uwase nk'ibisanzwe, bararikiye kugira ngo mwicare mutera agatebe tubane mu kiganiro. Nk'uko mubibona uyu munsi twabateguriye ikiganiro, ngira ngo murabibona ku ifoto iri muri screen yanyu ko tugiye kuganira ku ruboga rwitwa karoti. Abantu benshi barya karoti cyangwa se babona karoti, ni urubuto ruboneka hafi, ruboneka mu isoko, abantu bahinga, abantu benshi bakoresha. Ariko birashoboka ko waba urukoresha utazi akamaro karwo cyangwa se udasobanukiwe uruhare rwa karoti mu mibiri yacu. Ngwino rero tubane usobanukirwe byinshi kuri uru ruboga ukoresha ariko udasobanukiwe neza akamaro karwo cyangwa se icyo ari cyo mu buzima bwacu. Reka dutangire rero. Ni ukuvuga ngo karoti ni uruboga rw'icyatsi cyangwa se ni imboga y'icyatsi ifite ibara rya oranje. Ikungahaye cyane ku mavitamine menshi atandukanye, cyane cyane vitamine A. Ni ukuvuga ngo karoti ikoreshwa, iraribwa cyangwa se bakayitegura muri ji, ibyo tuzi nka carrot juice, ariko tugiye kubabwira mu buryo burambuye karoti icyo ari cyo, icyo imarira imibiri yacu. Reka tugere kuri nutrients cyangwa se ibikubiye, intungamubiri zikubiye muri karoti. Intungamubiri ya mbere twabateguriye, karoti ikubiyemo vitamine A, iyo tuzi nka beta carotene, ifasha amaso kureba neza. Intungamubiri ya kabiri, karote ikubiyemo antioxidants cyangwa se ni compound zirinda cyangwa zigabanya kwangirika k'uturemangingo cyangwa se icyo tuzi nka cells. Reka tugere ku ntungamubiri ya gatatu iboneka muri karoti, ni vitamine K1, ifasha amaraso gufatana. Intungamubiri ya kane ni potassium, igabanya umuvuduko w'amaraso. Intungamubiri ya gatanu ni fiber cyangwa se fiber, ibiribwa biyunguruye bifasha mu igogora. Abantu benshi ahangaha hari abantu bajya bagira cya kibazo cya constipation, ni ukuvuga ngo ahangaha karoti urayikeneye cyane kugira ngo igufashe bitume igogora ryawe rigenda neza. Reka turebe noneho akamaro ka karoti ku mubiri cyangwa se ku mibiri yacu. Ni ukuvuga ngo karoti irinda amaso indwara zitandukanye. Hari nk'abantu bagira ikibazo cy'uburwayi bwa night blindness, ahangaha karoti ni igisubizo kuri wowe. Ndetse nawe utarabona wagize ibyo bibazo by'amaso, karoti urayikeneye kugira ngo ikomeze irinde amaso yawe kuba yagira ikibazo. Reka dukomeze. Karoti irinda umutima, igabanya n'ibyago byo kwandura indwara zifata ku mutima, icyo bita nka cholesterol mbi irayigabanya. Akandi kamaro ka karoti, kugira uruhu rutoshye, irinda gusaza vuba ku bantu. Urumva karoti urayikeneye kugira ngo uruhu rwawe rube rusa neza, rukomeze kugaragara neza, n'ukubona abone ko umubiri wawe cyangwa se uruhu rwawe ruri kubiyemo vitamine iboneka muri karoti, uyibona neza. Akamaro ka gatanu, yongera ubudahangarwa bw'umubiri. Ahangaha ni ukuvuga ngo umubiri wawe iyo ubasha kubona karoti cyangwa se kuyirya neza, ubudahangarwa bw'umubiri wawe buriyongera ku rwego rwo hejuru. Reka noneho tubasangize cyangwa se tubabwire uburyo bwiza bwo kurya karoti. Uburyo bwiza bwa mbere, karoti kuyirya ari mbisi. Hari abantu bashobora kubona iriya karoti bakumva yuko kuyirya ari ukuyirya mu biryo gusa. Oya, uyu munsi naje kubabwira ko karote kuyirya ari mbisi nabyo ari uburyo bwiza. Ushobora kuyironga neza, ugakaraba intoki n'amazi meza n'isabune, warangiza ugafata ya karoti yawe ukayoza neza, ukayikuraho umwanda, ukaba wayihekenya. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Ubundi buryo bwa kabiri bwo kuyirya ari mbisi, ni ukuyifata ukayikora cyangwa se ukayiteka cyangwa ukayitegura muri salade. Ubwo nabwo ni uburyo bwo kurya karoti ari mbisi.
Uburyo noneho bundi bwo kurya karoti, ushobora kuyiteka mu mavuta make cyangwa se amavuta aringaniye igihe wahisemo kuyiteka. Ubundi buryo bwo kurya karoti, ushobora kuyikoramo umutobe cyangwa se icyo tuzi nka carrot juice, kuyongera imbaraga. Ni ukuvuga ngo igihe wapanze ko karoti yawe uri buyirye cyangwa se uri buyakire, umubiri wawe uri buyakire binyuze mu kuyikora muri ji, icyo tuzi nka carrot juice, ni ukuyitegura neza nayo yongera imbaraga mu mubiri. Ubundi buryo bwo kurya karoti ni ukuyivanga mu biryo, umuceri se, isupu cyangwa se isosi yawe ukayivangamo karoti. Ubwo nabwo ni uburyo bwiza bwo kurya karoti. Hanyuma hari inama nziza twabagira kugira ngo imibiri yanyu ikomeze kugira ubudahangarwa cyangwa se ikomeze kumererwa neza, rwa ruhu ruse neza, imbaraga mu mubiri ziboneke, bwa budahangarwa buboneke, ya vitamine A iboneke mu mubiri. Inama ya mbere, karoti wayirya buri munsi ariko ukayirya mu rugero. Ni ukuvuga ngo niba wateguye kuyirya ntuyirye ari nyinshi cyane, kuko iyo ibaye nyinshi birangira za ntungamubiri yari buhereze umubiri zitabonetse neza cyangwa se zibonetse mu buryo bubi. Rero uburyo bwiza ni ukuyirya, wayirya buri munsi ariko mu rugero, mbega itari nke cyane itari na nyinshi, kugira ngo ize kugira icyo imarira umubiri wawe. Inama ya kabiri, abana n'abakuru mwese cyangwa se buri muntu wese ikigero arimo agomba kuyinjiza mu mafunguro yiwe. Kuvuga ngo ziriya ntungamubiri, kariya kamaro kayo twabonye, buri muntu wese yaba umwana cyangwa umuntu mukuru, karoti arayikeneye. Rero mu mafunguro yawe ya buri munsi ntihakwiye kuburamo karoti. Mu mafunguro utegurira abana ntihakwiye kuburamo karoti, kuko cyane cyane ko twabonye irinda bwa burwayi bw'amaso. Umwana yarwara amaso, umuntu mukuru yarwara amaso, rero niyo mpamvu umuntu wese ayikeneye mu mafunguro ye ya buri munsi. Tugana ku musozo rero, bakunzi bacu mudukurikiye, turagira ngo tubabwire ngo mwibande kuri izi mboga cyangwa se izi mbuto tugiye kujya tubasangiza, mubashe gusobanukirwa neza akamaro kazo n'icyo zimariye umubiri n'uburyo umubiri wacu uzikeneye kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza. Ngira ngo murabizi neza ko imirire myiza ari isoko y'ubuzima bwiza. Rero mukomeze kuyirya kenshi kugira ngo mubone ubuzima buzira umuze kandi murusheho kubaho neza nta muze mu mubiri. Tugana ku musozo rero, turabashimira mwese mwabanye natwe, turabakunda cyane kandi turabasaba gukora subscribe, like, share na comment. Nureba iyi video cyangwa se ukareba iki kiganiro, gisangize n'abandi babashe gusobanukirwa neza, babashe kumenya akamaro k'imbuto cyangwa ibiribwa bitandukanye tugiye kujya tubagezaho kuri iyi channel yacu ya Isange TV Show. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane. Ciao ciao.